Hello guys, so iyi ntago ari video no munsi ariko nawe ni video nziza cyane kwa ko ni video dutangamo itangazo twabakoreye group guys. Guess what? Twabakoreye group abantu bakunda ubworozi, ni group izavugirwamo ubworozi gusa. Nimba utavuga ibintu bijyanye n'ubworozi cyangwa utabaza ibintu bijyanye n'ubworozi muzatababarira. Nta kindi kintu cyemereye kujyamo, nta mafoto asekeje, nta uvuga nabundi, nta ugira gute, no. Ni ubworozi gusa, nicyo tuba tugenderaho. Kungurana ibitekerezo cyangwa se kugira ngo tujye inama zimbitse ku bintu bijyanye n'ubworozi. So guys, twabakoreye group ku bantu bayishaka cyangwa se abantu babyifuza kugira batubaza ibibazo cyangwa se banatugira inama natwe turazemera reka. So group yitwa ubworozi bunoze iwacu. Ni ngiyi murabonaho iyi foto yanjye, ni muyijyaho link ubworozi bunoze iwacu. So guys, muri description y'ino video cyangwa se muri comment ndayipininga izo bariyo commentaire ya mbere cya comment ya mbere iri buze kuri ino video. Mukandi kuri link abantu bari serious bashaka kugira ngo ba joining no group tuganira ibintu by'ubworozi, yaba ari kuri wowe bikora shaje tugaganira twungurana ibitekerezo. Yaba rero ko wifuza kubitangira ushaka kugira ngo tujye inama cyangwa se tukugira inama ku byo twungutse, ku makosa twakosoye, ugire experience nawe, cyangwa se yaba ari nawe mushoramari ushaka kugira ngo biganire cyangwa se ubyumve ejo uzatera imbere ushoye imari mu wundi muntu. So guys, ni welcome ku bantu bose bayifuza. Reka rero ndeke mwumve video ikurikiye kandi nziza cyane nayo guys, turabakunda. Reba video ije. Ciao. Hello guys, so twagarutse na episode ya gatandatu. Ni episode ya gatandatu ya cya kiganiro cyacu cyiza cyane kijyanye n'ubworozi bw'amatungo y'inkwavu cyangwa se ubworozi bujyana ku nyungu, ubworozi bugaburira isoko hakoreshejwe inyama z'inkwavu. Nukuvuga ngo abantu twatangiranye ndagira ngo baze mfate no mwanya mbashimire cyane, mbabwire ngo muri ntwari, kandi nimba ugeze aha ngaha wararebye kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri gatandatu, nkubwire ngo urimo uratera ikirenge cyawe mu ntsinzi, kubera ko aha ngaha nta kindi tuvuga. Aha ngaha tuvuga ibintu byungura. Iyi seri cyangwa se aka playlist kajyanye n'ibintu by'inkwavu, nzi ko umuntu uzakareba akagasoza, nzi ko rwose azaba ageze ku kintu kinini cyane kandi ikintu gishobora kumukura kuri point A tukamugeza kuri point B y'iterambere rijyanye n'ubworozi bw'inkwavu. Rero twihuse cyane, ndabashimiye abantu tugomeje kubana. Nshimiye mushyashya wakoze subscribe no munsi, nshimiye wadusharingiye, nshimiye wakanze like, waduhaye comment, muduhe comment ko mubyumva, ibibazo mufite mutubaze, niho tugenda tubonera ibyishimo natwe. Ubona abantu bagukurikiye, ubona abantu barimo bareba ibintu ukora, bigutera kwaje gukora ikindi kiganiro mu gitondo. Turabakunda rero, mukomeze mudushyikire kandi mukomeze mutubere abambere, mukore subscribe, like and share kuri bagenzi banyu muzi nabo bakeneye ubu bumenyi. Kuko nababwiye rero, ibintu byose tubabwira hano tubabwira ibintu dukura kuri experience dufite mu korora. Ntago ari ibintu bigendera n'igitabo gusa, ni ibintu dukora buri munsi, tukabona aho twakoze amafuti tukakosora, ejo tukabona aho bitagenze neza tukakosora. Bese ngo experience ituruka ku makosa yakosowe. Rero nibyo dushaka kurinda, kugira ngo wowe ugende byibuze ugerageze guhera kuri ya level nziza ituma ugera ku iterambere uteshuwe, cyane cyane ko ibintu by'ubworozi umuntu atangiye hakazamo ibihombo arababara cyane, kuko ni ibintu bisaba ubwitange bukomeye. Wowe rero ushaka kugira ngo dukomezanye, ndagushimira kandi nkubwira ngo ni ibintu byiza cyane, ntuzabivemo, komeza ugire courage, uzabigeraho. Episode y'uno munsi rero twihuse iragira gute? Episode 6. Abatarebye 1 2 3 4 5 mugende muyirebe kwako uhombye arasigara. Episode ya gatandatu rero iragira ngo twamaze kubona ibintu byose bikenewe. Irareba aho warebye episode ya 4 tuvuga ku cyororo umuntu yazanye, uwo ngo irakorayo. Irareba uwo korebye ya 5, ikongera igakubiramo ibintu byose by'umwozozi nkenerwa byo kugira ngo ifamu yawe itere imbere. Episode ya gatandatu iragira ngo
ese umuntu ahitamo gute urukwavu agira ishashi ya nyayo cyangwa se ishashi nziza mu zindi uyibona ute, isekurume nziza mu zindi uyibona ute? Nkuko nabasobanuye kuri episode ya 4, ushobora kuba wagiye ugatoranya muri ibyiciro 5 na 4 bwoko bune bwiza bw'inyama bw'inkwavu z'inyama twavuze kuri episode ya 5 utarayirebye genda rebe. Urukwavu ushaka kugenda ugatoranya ubwoko bwiza bukanaguhenda pe, ariko bwaza bwagera mu rugo iwawe ugasanga utwana tuvutse nta na kamwe uzasigaranamo. Birababaza cyane rero, ugasanga utwana tuvutse wenda nta na kamwe washima kugira ngo uvuye utakangaka ariko kazaba ishashi yanjye yejo. Kwako twibuke ko ukora umushinga wose ukora icyo bita nka pipiniere, nuvuga ngo ntabwo ushaka kuzahora iteka usubira ku isoko ngo uzane ishashi ya mbere n'isekurume, iyo shashi ejo isoko nitari haza usubire ku isoko kugira ngo urinde ishashi yongere uhendwe. Uwo nta mushinga urimo. Umushinga mwiza ni umushinga uzana ishashi igatangira kubyara, cyangwa se mbese urukwavu gura rimwe ngo izuguze utangira umushinga zikaba izo zikomeza zidemara ifamu yawe, izo zibyaye nazo zikomeza zikubera nziza zibyara zikomeza. Uwo niyo mushinga. Bibutse ko ibanga rya mbere mu korora no kugira ngo usevinge ikintu cyose cyagutwara amafaranga. Ngo akantu kose kakombye kuba kajyana amafaranga hanze ugerageza ukarinda. Ibyo rero nabyo biri mu bintu niba arabwiye ukuntu kurugero New Zealand, ishashi ya New Zealand cyangwa se ishashi n'isekurume ya New Zealand hano bigura usanga ari nk'amadolari 300 icyororo cyiza, urukwavu rwiza baguhaye. Ibaza amadolari 300 rero ugiye uyatanga buri gihembwe, ese ubifamu yazungukirayo waba uri mukorera abandi kandi ubwo urayatanga wongeye ibiryo. Ariko yakabaye byiza ugiye ugahitamo iyo pure breed. Nayo basobanuriye cyanzongera narisubiremo kuri episode izakurikira, ndumvire izanakurikira ingi ko ndashaka kugira ngo ibi bintu byakagoranye tubirangize mbere yuko twinjira bitwa tundi ngo urukwavu rubyara ruterugera uya rujya kubyara wamenye bino bya mbere. Ibi nibyo bizagufasha kugira ngo ugere hahandi. Niyo mpamvu hari order wenda umuntu ashobora kwibaza ko atitse kucyo atabijyanye gutya, ngiye mbanza kuri bya bindi byakadu challenges. Umaze kubyumva bidufasha kuzumva izindi episode ziri imbere. Nuko rero icyo dushaka no ngo ese noneho hari ibintu bibiri. Kuri episode ya 4 ndumva nababwiye yuko ugiye kugura ishashi ukabura yindi nababwira bahitiyemo, mugende muri episode ya 4 batayirebye, ukabura inziza nkuko nabagiraga inama ko hari ubwo uhitamo kuzana akana. Kwa batinzanya akana gafite wenda amezi 3 ngiye kugenda kategereze nzakimyishe bwa mbere ngerageza amahirwe nkandi yose. Ariko se ako kana kizakubwira karaga aragashashi keza niki cyangwa imbyeyi nziza. Ese utwo kabyaye two cyangwa yambye nziza waguze bwa mbere yo ikizakubwira ko utwana yabyaye wenda 10 7 8 bitewe n'utwo yabyaye, ikizakubwira ko wenda tubiri muri twazadusigarana tukaguma mu ifamu yawe utundi ukadutanga niki. Bagira inama kandi ikindi cya kabiri na kantere parenthèse ngiye gushyiramo ni inama ngiye kubagira. Harimo abantu ibyo bintu bati aka kantu batagakora. Inkwavu ze nimba atangiye umushinga agatangira wenda umushinga ku nkwavu 3 niko turi komanda abantu bose bavuga ngo tangirana amashashi 2 n'isekurume imwe kugira ngo umushinga wawe wihute. Nuko rero wakayita tekereza mu twata bati wenda kuva afite amafaranga yo kuzigaburira, kuva nta kibazo afite cy'ubushobozi mbese bujyanye n'amafaranga rikaneka kuzigurisha. Ize 3 abana zizabyara amashashi arimo nayo nyagumane ejo no nzayimishe bityo umushinga ukure vuba vuba utera imbere. Kirazira kikaziririza. Ntago inkwavu zose uvukishije cyangwa inkwavu zose uguze ari zo uzagumisha mu mushinga wawe. Oya, ntuzagira ubugugu bw'utwana uzagira rwose cyangwa se bw'inkwavu zawe ufite. Ugomba gutanga izivamo zikagenda. Impamvu ya mbere tuvuga ngo zimwe zirekure zigende usigarane z'ingenzi gusa. Nuvuga ngo nshobora ibinajyanye iki kiganiro giye kubaganiza n'ubundi ngiye kubaho urugero kugira ngo bidufashe kumva. Nshobora kuvuga ngo ngiye naguze inkwavu 3 amashashi 2. Amashashi 2 wenda byaye twana 10. Mu twana 10 wenda ngize imana 5 dushashi.
urundi rubyaye 10 narwo 4 no dushaje ubwo mfite amashashi 9 nkahita nkubita umubare nkahita abana okay none amashashi 9 ubwo reka nyagumane ndeke kwirwa njye gushaka ni cyangwa kugera gute reka nyagumane nimara kuyagumana hitenya kuza vuba vuba nzayabangure nabyarira 9 na za nyina zikabyara umushinga uzabaye munini nzaba mvuyeyo. Impamvu ya mbere nuba ngo kureba icyororo ntabwo uzi neza nimba ibiryo uzigaburiye muri icyo gihe utegereje ko zijya kwima, imbaraga utaye, umwanya wawe, ibintu byose ushyizeho, ntabwo uzi nimba izo nkwavu zose zizakubera nziza. Ushobora gushiduka muri za zindi 9 wareze bwa bwana 9 wareze ukawubanguriza harimo akaje kabyara kana kamwe wanakagera kabyara kamwe, wakongera wakora kandi kakaza kabyara bubiri, ugasanga mu twana 9 ukuyemo twana nka 15 gusa. Aho ngaho gahinda karakwira. Cyaze tukanabyara neza, twabyara neza ariko tukabyara utwana tudakura, twazonzwe, tutavaho turi. Uzajya kurwana no kugabura ukagabura ku bantu bari episode gatatu mvuga mu kugabura nabasobaneye neza ukuntu igaburo naryo rifasha ariko nanone tukenera n'urukwavu rukura vuba vuba kugira tugomeza gushyiramo igaburo ryinshi rikadukonsoma mu mafaranga mu gihe ritari mu rwinjiza. Nuvuga ngo rero episode y'uno munsi irigisha ibyo bintu. Nuvuga ngo nimba uvukishije utwana ubwo niho ngiye guhera ariko bita binywa connecte n'umundi n'ukwana tugura hanze kwa tuzana. Mbese as long as haje itungo ritari ryabyaraho point. Aha niyo objective nziza. Haje itungo ritari ryabyaraho cyangwa iryo wavukishije ese urihitamo gute, urireba gute, bigenda bite? Ngiye kubyigishiriza pere ku twana bivukishije kugira ngo umuntu yumve ko twahereye kuri 0 ariko ni nacyo kimwe n'utwana n'ubundi nkuko mbibabwiye waba wagiye gura hanze kanga batugurisha no muri Amerika umuntu dutanga bifite amezi 2 ubwo ni byumweru 8 ushobora kudutanga umuntu akaguha kana ko byumweru 8 cyane cyane ugiye kugura ntabwo ugura kamwe usagura nka 3 4 ukatujyana. Ariko se ubwirwa n'icyo kutangira guha icyizere nongo ese uhitamo ishashi uzabanguriza ute? Ni episode y'uno munsi. Mumbabare ko mbici rimwe na rimwe ndimo nsobanura nshaka guca ibintu imuzi cyangwa se nkakoresha ingero nyinshi kugira ngo numve ko byibuze buri wese abyumva nkuko mbyumva. Ntago ari uko gushaka gutinda no kugira numve ko twese tujyanye kuri sije imwe. Tuvukishije utwana rero cyangwa se tuguze utwana tw'amezi 8 tuguze utwana 5 n'urugero rw'uno munsi tugiye kwiha urugero rw'utwana 5 tuvukishije utwana 5 tw'utugore tw'utugabo tuba tudushyize ku ruhande ariko birajya kujyana no kutugore cyane two duhanga ijisho. Utwana 5 tuvutse uyu munsi bigenda bite ngo utangire kuvuga ngo tuzadukipinga turanzatujugunya ariko iyi shashi ntago nzayi ntago ariko nzatugurisha ariko iyi shashi ntago nzayitanga paka nyese nkareba ishobora kuzambera nziza. Ruvango rero ukuntu umuntu ahitamo ishashi nziza cyangwa se isekurume nziza mu twana wavukishije kugira ngo unarukire ku ruhande izizagenda uzishyire nazo ku ruhande tangire umenye ko byito bitandukanye na diet zikoreshaho. Ruvango utwara tukigera ukwezi ku byumweru 4 ngiye uko mbigenza ndabanza nkahita ndushyira ku munzani. Namara kudushyira ku munzani twose two mfite nandika amanimero yatwo kwa ko buri kana urakamarika zabere ku umuntu amarika urukwavu buri kana ugashyiraho nimero nkavuga ngo aka kana gafite nimero cyangwa ushobora gukoresha kureri cyangwa ikintu kizatuma isuga tandukanye n'utundi. Aka kana gafite bino biro, aka gafite bino biro, aka gafite bino biro. Ubwo ni ibyumweru 4 cyangwa kwezi kumwe. Nyuma y'ibindi byumweru 2 ndongera nkapima hareba ibiro byatwo. Tubiri twari dufite ibiro byinshi cyagihe ndeba ko ari natwo tugifite ibiro byinshi cyagihe ariko byanze bikunze nugira uzasanga ngo tubiri ariko muri tubiri azarimo kamwe iteka gafite ibiro byinshi bitangira kere cyane ntabwo bitangira vuba. Nubwo
akagize ibiro byinshi ushobora gusanga kuva ku mezi ane kugeza ku kuva ku cyumweru, ubwo n'ibyumweru bine nakoresha ibyumweru cyane cyane, kuva ku byumweru bine kugeza kuri bitandatu ari gusanga rimwe na rimwe ni gake cyane byambaye, ariko hari gusanga wenda akari gafite ibya kabiri kare ariko kabaye akambere, noneho ugasanga akari aka kabiri mu biryo, noneho akari aka kabiri mu mubyibuho kaciye ku kambere kabyibushyaho cyane, noneho karakarusha ibiro. Ubwo ndabyandika nabyo, nandike hino ku byumweru bine aka kari gafite utu, ku byumweru bitandatu kari gafite ibi, ku byumweru 8 ndongera mpime nandike, ku byumweru 10 ndongera mpime nandike, ku byumweru 12 ndongera mpime nandike. Nukuvuga ngo burya inkwavu, hari umuntu wambwiye muri commentaire nyine mutsona ko utwana dushobora kuvuga ari twinshi, ari impamvu dushobora kutabyibuha cyangwa kutagira gute, ariko burya ukuntu inkwavu zimeze cyangwa se abantu bameze bijya kujya systeme imwe mu mikurire. Ukiri muto cyangwa se reka nkoresha urukwavu ariko turiho, urukwavu uko ruvutse imikurire yarwo itangira ari rutoya. Nimba ari urukwavu ruvutse ku mbyeyi nziza, ni imbyeyi yabona nziza nta kibazo ifite, ntago ari ya mbyeyi umuntu yabangurije atarebye, aribyo navuga ngo ntuzakipinge utwana twose wavukishije, oya. Nuvuga ngo akana ku mezi ane akana ku byumweru 4 n'ubundi gafite ibiro byinshi, 80% usanga ariko n'ubundi ku mezi 3 cyangwa ku byumweru 12 gafite byinshi. Nuvuga ngo ko mu mikurire yako n'ubundi gafite genes zikura vuba, gafite umubiri wako gakura vuba. Iyo rero ni sinye ya mbere ku mbyeyi dushaka. Nubwo muri twana dutanu ku dushashi hita nkuramo tubiri twagize ibiro byinshi ku mezi 3, uri ku byumweru cya 12. Rimwe na rimwe ndeba ariko tracking, ese aka kabaye akambere kuva ku kwezi kumwe kugera ku mezi 3 kwari ko kambere, cyangwa ahubwo byagiye binyuranamo. Uwo byagiye binyuranamo mbona byose byicanga. Rimwe na rimwe ndaduta, fata urwo ngurwo ariko nkaruduta kwa narwo ntabwo umuntu aba rwizeye cyane, ariko namahirwe abaho nka 5% gusa. Numva kubona akorana nabibonye ku rukwavu rumwe, nubwo byo twana tugira gutya birangira narutanze twose, ariko ubundi icyororo cyiza ukibona ko akana kuva ku byumweru 4 ushatse wanagapima kakivuka, ariko ntabwo kakivuka ntabwo kaba gafatika neza, akajya kate urakihorera ku byumweru 4 niho kaba kamaze kuba akana gasokanze kabyina kagira gate rwose, arakana keza ushobora gukoraho research. Urumva rero icyororo n'utwana tubiri mutwavutse tundi twose wavukishije, twakuze turusha tundi twiruka cyane. No mu masekurume nuko tubiri twagize ko ku masekurume hose ndebamo tubiri ndebamo kamwe, kwako ntabwo keneye amasekurume menshi. Ako kamwe nako ntago ari ako kuzakipinga, keretse ufite isekurume ikiri ntoya, ariko nka kuriya naberetse ni mari isekurume ya Californian nyifite ikiri ntoya nk'iriya mfite ifite umwaka umwe n'amezi yarengaho hagati ya 4 na 5. Urumva ibikiri ntoya. Ubu ngubu nta yindi nkeneye direct. Mfite indi imwe ya Californian itari yatangira kwimya, nashyizeho ngaho, ariko akenshi usanga uwo haje undi muntu nawe ushaka kumworoza, akenshi za zindi nakuyemo ya yindi imwe na jonjoye mu zindi ariyo sekurume mugani, dore iyi ngiyi niyo wafata. Ntabwo njya kumuha muri ya yindi yasugubiye nimba yagiraga ibiro bya nyuma, reka. Nuvuga ngo muzo wavukishije zose toranyamo amashashi 2, utoranyemo isekurume imwe ubishyire ku ruhande, izindi ziba zigiye ku isoko. Ubundi uri umworozi mwiza uvugisha ukuri, no haje umuntu ashaka icyororo akubwira ngo ngiye gutangira umushinga, ntabwo nko muri za zindi wakize ku ruhande. Uramusobanura ko tegereza nzaguhenda ku rundi rwabyicagirete, kubera ko nimba akana k'urukwavu kadakura vuba,
100% nikanabyara kazabyara utwana tudakura vuba. Ntuzavuge ngo hoyango kuva katarakuze vuba ngo nshaka kukamuha ngo nawe ngo nikabyara ngo ni rubyara ngo mu bana bazavuka ngo bashaka kuzaza mutubyibushye kurenza nyina. Wapi, ntago ari uko nguko bikora. No wafata isekurume nziza ukayibanguriza kuri kakano kagakwavukangira amasibira kabi, akenshi amahirwe menshi nuko utwana natwo tuba tubi. Kimwe n'isekurume nayo, isekurume nayo ya kagira amasibira kadafatutse katageze gate nako kabanguriye, ariko bitandukanye nuko agasekurume nako kagira amasibira kabanguriye ishashi nziza nini imeze neza wahisemo ifite imbaraga. Rimwe na rimwe ishashi rakaganza abana bakaza bafite umubiri, ariko uwo mubiri nawe ntabwo uzamera nk'uwo wabangurije ishashi nziza wahisemo n'isekurume nziza wahisemo. No. Kandi rero mukorora dushaka za zindi twahisemo ziri perfect. Nukuvuga ngo rero ukuntu bigenza nuko nguko urafata utwana wavukishije kuri mu dushashi tubiri ukoremo agasekurume kamwe utundi uratugurisha tuze tugende tunazana amafaranga ukomeza wongera mu ifamu. Twa dutatu rero wasigaranye nitwo urebamo kakandi kamwe. Ngo niba ruva ku muntu ufite urukwavu rumwe urebamo kakandi kamwe ukagashyira ku ruhande ukakomeza ugakurikirana noneho kugeza ku mezi 6. Uriya ko kakiri akambere, ariko amahirwe menshi ukajya ku mezi 3 akambere gahora ari akambere ku mezi 6 niho utangira no kukeseya ukajya ku cyiciro cyo kuvuga ngo nuko eseya ukabangurize. Numara kukabanguriza urakora byandi byo kuri episode ya 3 nabasobanurira noneho byo kureba ese kabya utwana dute. Mugende muri episode ya 3 abatari irebye mvuga ukuntu icyororo impamvu umuntu agomba kuzana urukwavu rwabyayeho azibyarwa. Ugere ikibazo ze kumbaza, ariko mugende muri episode ya 3 abatayirebye abayirebye ndakeka mu cyo mutsobanuye ko uwo rubyaye mumenya noneho ko umuntu ahitamo ese ruzaba urubyeyi rwiza bizagenda bita abana rwabyaye ni bangahe. Bikina bisobanuye kuri episode ya 3 byimbitse ya 4 sorry kuri episode ya 4 byimbitse mugende mu birebe nziko muri bunyurwa. Urumva rero noneho ubu mumenye impamvu ki umuntu ashobora kuvuga ngo atanze nkwavu zimwe asigaranyemo kamwe gusa niko agiye kugerageza. Reka rero no mbibira kandi kabanga ufite nkuko nkange mfite amashashi 9 yose abyarira rimwe. Ntabwo byari umunsi umwe ariko abyara muri periode zimwe, kandi ayo mashashi yose 9 nayahisemo ndayakunda. Nayo rwose narebye yujuje ibisabwa nshaka. Rero noneho ayo mashashi 9 abyariye rimwe cyangwa muri periode zimwe ndabigenza. Ayo mashashi 9 nayo ndasubiramo nkore ya gahunda nk'uwe nakoze, ariko noneho nimara gukuramo kuri buri imwe nkuramo udushashi 2 n'akagabo kamwe, udushashi 2 n'agasekurume kamwe sorry 2 agasekurume kamwe 2 agasekurume kamwe zose ndazishyira ku murongo. Rero hano byanditse noneho mpindukire ndebe muri twa 2 n'isekurume 2 n'isekurume ndebemo noneho ku mezi 3. Ntabwo ngendera ngo urwavutse ryari rwavutse ryari oya, ahubwo zose ku kigero zimaze kugera amezi 3 zari zifite ibihe biro, zakuze zite, ziyongereye zite. Nanone 2 zirushamo izindi cyane nizo nge nibikira. Izo ntabwo byanzigurisha, nzibika kugira nzazi testing banze ndebe. Binasobanuye ngo izo ngizo uje kuzigura uzazikora ahangaha tuvuganye. Izi sigaye izindi nazo nagiye nkuramo 2 zitari muri za zindi 2 zatsinze izindi zose. Izo zindi ndazibika, namara kuzibika nkategereza abakiriya baza bashaka izitari zabyaraho. Wa wunduza nkamubwira ngo okay ndarufite dore ngo iyi liste yaho record yarwo rwavutse neza rusiga izindi begerete, ariko ntabwo nigeze ndubanguriza kubera ko ntabwo nari kubona aho nkira abana b'izo nkwavu bari kuba benshi baba ari benshi. Ibazo zo mfite nkubiseho nizo zindi
noneho ndi bugiye no kurwana no kundi ntambara yo kuvuga ngo ese urwabyaye bagayeze gute, ese rwageze gute n'ikintu iki. Kwako mu ifamu nanone wirinda akazi kenshi. Hari ugushaka kuvuga ngo yandeka ndeke nazo nzibangurize no nzazigurisha amafaranga menshi nzi ko ari amashashi ya nyayo ya aya ibyo nabyo ntago ari byiza. Kwako yibuke yuko nazanyine ejo zirabyara izindi nanone. Nizi byari izindi soro bigenze. Ngo ushyiramo ibyiciro ebyiri zatinze, izindi zose muzavutse zose ndazigerageza mbangurize, nzigerageze ndebe ko zirero twana neza. Undi uzaza ari simusiga bwa ati ndashaka kuma rwa mbere na mbere, ndamwereka mbwe ntidaruru, ariko ko narugerageje ndagite rwampa nanjye amafaranga yuzuye kwa ko naruhisemo nyine nagukoreye akazi wari gukora. Babandi nabo baza bafite bije itari nini cyane, ya bije irimo hagati na hagati, ndamuha choice mu bwenge rero hitamo. Urashaka California, urashaka New Zealand, urashaka Legacy, urashaka cyangwa urashaka Close. Nubwo nzabasobanurira ko manako agenda azinyuranya atuma zibyarana. Ambwiye twenda ndashaka izi, nambwiye ashaka ndavuga rero dore hariya mfite California iri ntabwo ari yabyaraho, ariko ni nziza nabonye ko narekurikiranye, ifite amaraso meza, irakura neza igeze gute, ariko ntago yari yabyaraho. Ishyura yangaya nanone ntago ari menshi cyane, ariko nawe ntago ari hamwe n'izijya kubagwa. Ishyura ya ugenda ugerageza aho muri komanda yuko byibuze atwaraho nk'ebyiri kugira ngo agerageze rebe imwe yanze indi ishobora gukunda. Urabyumva bikagenda bityo. Nuwa ngo njyewe ndavuga mu yeterimera, ntabwo ushaka kwirundaho inkwavu nyinshi zidafite akamaro. Wirundaho nkeya z'ingenzi zikora akazi ushaka kandi zigahaza isoko ufite. Ni somo nashaka mwumva akakanya. Nongo mumenye uko umuntu ajonjora izo nkwavu, icyororo cya nyacyo urakimenya ute mbere yuko ujya no kuvuga ngo urukwavu rwabyaye. Ese rwabyaye rwo rwaturutse he? Ejo utazajya kurenganya urukwavu, ewe urunguru rwose mbona rubyara twana, ariko twana rubyara ntabwo dukura, kandi ahubwo rwo byapfiye kutabajije se rwo rwakuze rute. Ushobora kuba wargiye ukabona nyina na se kwavuga ati hawa ni inkwavu nziza, ariko ariko ugasanga niko kafite ibiro bike mu zindi zose. Izindi wasa izo zavukanye ku mezi 3 zakarushaga ipaundi kandi zaravutse hamwe. Harabavuga ngo ya ngo buriya ngo kajyane ukarerewe na izindi zaragacuraga ngo humura rwose ko kazakura kageze iwabo. Ntago bibaho, ntago urukwavu rukura kuko rwariye cyane ngo rwagize gutya burya. Ntago bibaho. Ziri kumwe uzigaburira ibiryo binoze, ibiryo bijyanye n'ingano yazo, ziba zigomba kugenda ku rugero rugana rwose. Nimba harimo ubona kadafite intege ugiye no kuzigura, n'ujya kugura ahantu wenda ukabona ukagira ntubone iyo shashi yabyayeho ngo bakubwiye ko ari nziza yabyaye karaya neza, bakakubwira kenshi uzasanga ari utwana twinshi, uzaturebe ubabwira uti munyereke aho record yaziri. Ku muntu utabikora nawe ugiye ko tekinike ari uko wadakora muri code utajya gute, nawe arakugabanyiriza mu kwako, nawe abazi yuko yakagombye kubyumva ko nawe hari akazi atakoze kandi yagomba gukorera kugira ngo nawe ujyane icyizere. Ariko nawe ubwo uzanagereranye ukubitemo muri utwo twana urebe cyangwa ugete ntiza umunzani wenda se, nubwo ntazi ko byageze zigera, ariko ntiza umunzani ndebe mu byibuze se muri utu 10 nyeretse akafitemo imbaraga, ubona gakuru, urana kabara rwose ko kaba katuyobora, ubona rwose gashabuka kameze neza. Abari kuzajya kugerageza, uzagerageze akubona kasyugubiye rwose bakubwira oya turakaguhera make genda gutyo. Oya uri mu mushinga ugiye gushora amafaranga yawe, jyana n'ibyiza, ibitari ibyiza babirekera isoko bijye kubinyama. Ya numva rero akunga ko kagatipu kuno munsi nashaka kubabwiraho, nashakaga kugira ngo tuganire mwumve munamenye ku managing ni na management y'inkwavu. Nubwo ndizera ko mwumviyeho ko atari ngombwa rwose gukipinga inkwavu nyinshi zidafite akamaro. Ni gaspillage. Ugiye kwanguriza inkwavu 9, mu nkwavu 9 ebyiri nizo zizabyara twana twiza tubyibushye,
dukure vuba tugende. Izindi zirindwi zose za nta mbaraga ntacyo twana mu gihe utundi komeze tuzabugurisha two dutegereza amezi 6 nabyo ntacyo bimaze. Rero ni ikintu nababwiraga ngo nujya guhitamo agashashi usigarana cyangwa se agashashi ugira imbyeyi cyangwa se agashashi waho umuntu byibuze uvuga uti aka nagenda gerageza ariko nikamukundira kazaba agashashi keza kazaba imbyeyi nziza ibyara abana bakura bameze neza nakangaka. No kuzajya ubikora rero dukomeze tuganire dukomeze tubane mukomeze muri ibiganiro byacu kandi mugire ikibazo mumbaze mwandike tuganire ukomentinga nzangerageza iteka mbirebe musubize nimba ariho nagusubiza direct kuri comment nzajya mbikubwira direct nimba ari ukeneye gukora ikiganiro kindi nzajya nyikora nacyo nyishyiraho ngo taginga mbwe nti kurikirana ikintu kiganiro ariko tukomeze dufashanye kora subscribe like share umfashije niyo mpamvu nanjye mbasha gukora kino kiganiro nanjye ejo nkakuzanira amakuru neza ameze neza kandi nongera kubwiriraho abantu bagiye badusaba mwaduhaye nimero mudufashe muduhe nimero mukoresha twe twabahamagara murumva nimero yahangabo nakayesha yarinze ariko urabona ndi muri Amerika ni nimero privé ngo ni nimero nkoreraho n'ibindi bintu bijyanye n'ubuzima bwanjye busanzwe. Rero niyo mpamvu twavuze igitekerezo cyiza mwihangane gato turabategurira groupe umuntu wese uri serious guys ntago ari groupe yo kuvuga ibindi bintu ntago ari groupe yo gusetsa ntago ari groupe yo kuvuga amacakubiri ntago ari groupe yo kujya mu bindi bintu bitandukanye oya ni groupe izajyamo abantu bari serious gusa abantu bashaka ko tuganira twungurana ibitekerezo ku bintu bijyanye n'ubworozi bw'inkwavu cyangwa se n'ubundi bworozi dukora tuzagenda tubereka. Nukuvuga ngo ni groupe izazamo umuntu wumva ko ari muri icyo cyiciro. Ni groupe uzajya ubasha kumbaza ikibazo noneho direct ngahita ngusubiza cyangwa se rimwe na rimwe tukanahamagarana turebana cyangwa se nkakubwira kuri tele ko bambaza nkahita ndirika njye mu kiraro nkwereke. Ni groupe nkeka kizafasha benshi bari muri icyo cyiciro bari serious pana umuntu wese uvuga ngo reka ntago nari nibona hondi kandi none nababwira ko abambwiye ngo barashaka icyororo twaje vuba hanga rwose mezi itari yarangira timo turabarebera turabategurira cyangwa se turasoza imirimo yo kureba uburyo tubagezaho icyororo mu Rwanda cyiza cyo bita pure breed. Ngo ni icyororo 100% kitigeze kigeramo andi maraso. Nimba New Zealand ushaka iza New Zealand, niba ari Californians ni California, niba Lex ni Lex. Nta kuzana ibintu byo gucananganya cyangwa ibindi babeshya ngo urabona urukwavu gasanga sirikuya. Inkwavu zaza zifite na certificate, inkwavu nziza zize 100%. Bitarenze no mpeshyi abambere barazibona kandi nanjye nzambirere ndimo mbabwira ni dore bimeze gutya kandi ni nahantu hazaguma hiteka umuntu wese akisanga akaba yaza tugakorana tukamugira inama tumwerekera ku byo dukorana no biri kuri tele mu Rwanda ari naho nabashaka za parent abashaka izi nama zitandukanye amahugurwa biki byose bizajya bibera. Guys nimwe birategurwa ubu hanga tuzababwira ibyo mukomeze muduteringa mu bitugu natwe tuzabereka ko tutabatenguha. Turabakunda rero reka ina video tuyicumbikira hangaha tuzagaruka tubagezaho indi episode ya 7 izabivuga ku bintu byiza cyane nabyo ari ibyo byo kuba ngo ese watandukanyiriza he pure breed nkuko nabibabwiraga cyangwa se icyororo cyanyacyo k100% cyangwa se icyo bita pure breed, hybrid and cross breed. Ngo ese ibintu bitandukanyiriza he umuntu abikweretse wahabasha kubitandukanya. Ngiye kugurisha ikintu se kitari cyo chakuza ndumwe sikora hoga ni New Zealand original kumbi wenda reka da ni cross breed cyangwa se naho ni yabangurijwe ku yindi gasanga amaraso yari yicanze ibyo ruyikurikiyeho ni kuri bibiki byayo gasanga reka da akaza ngo ni California ukavuga ati ngenda shaka kugura urukwavu muri episode ya 5 abatara birebye barebe inyungu zizo nkwavu ndimo mvuga ariko wagenda ugasanga ntagarirwa. Nkubwo nababwiye ko nk'urugero muri Lex igira yita Californian Lex
umuntu akayikuzanira utabizi ukayijyana uzi ko ari California pure breed wahagera mu rugo pa gusasiyo. Guys rero mukurikire turabagezaho episode ya 7 nayo vuba mukomeze mudufashe subscribe like and share mutwerekera abantu ibikorwa dukora natwe turabukunda turabatenga tsagoza tubagerezeho aya makuru mazima izi information tuvana kuri experience dufite kubyo dukora bya buri munsi tuzakomeza tubagezaho kugera rero turabakunda ciao.